radiyo ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki eshanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025. Tukaba twinjiye muri studio za radiyo ubumwe nk'ibisanzwe tumanuka tujya mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kureba uko ibintu bihagaze muri geopolitike, ariko tunagaruka cyane cyane ku ijambo umuta Paul Kagame yavuze ku munsi ngo w'intsinzi, umunsi wo kwibohora, ariko no akaba yakoze n'ikindi kintu yabanje guhura n'abanyamakuru. So yakoze conference de presse ariko arangije ngo bajya muri ikindi kintu bise ngo reception yo kwibohora. Bigaragara ko bimwe bajyaga bakora by'amaseremoni, ibintu bikomeye cyane kuri stade, za defile zikomeye cyane. Ibyo ngibyo bigaragara ko mu by'ukuri asa n'uwabitangiye nawe kubitesha agaciro. Banyarwanda, abanyarwanda inshuti za radiyo ubumwe, bajya bavuga ngo abadasoma ibihe cyangwa abatabona ibimenyetso by'ibihe, rimwe na rimwe hari igihe harimo ibintu byo kwijijisha. Mu bita Paul Kagame ibintu yavuze avugana n'abanyamakuru n'ibyo yaje kuvuga noneho ngo muri resebusiyo yo kwibohora, birakwereka, biraca amarenga ko nawe ubwe ubwoba bwatangiye kumutaha. Yarangije kubona ko ibyo yakoze ariko akunda yavuga ngo gutema ishami ry'igiti bicayeho, tuvuga gushaka gusuzugura abanyamerika bamugize icyo ari cyo, ariko ntabe yashaka kumva amabwiriza bamuhaye. Ibi nabyo twagiye tubona ahantu henshi cyane ku badiktateri. Ikindi kumwe bajya bavuga ngo akenshi na kenshi bajya bavuga ngo iyo wahoze uri umuntu wiyumvamo nk'ikirangirire, iyo baje kwereka ko utari cyo, ugira ihungabana rikomeye cyane ku buryo kwiyakira bikugora cyane. Mwabibonye cyane aho yavuze ku bintu bikomeye, ahura n'abanyamakuru, umugabo ngiye n'ubundi afite indwara, arwaye indwara. Mu bita Paul Kagame arwaye indwara tuzita ahari faciyoze. Banyarwandakazi inshuti za radiyo ubumwe, nshobora kwemeza ko umuta Paul Kagame arwaye indwara ya faciyoze, kuko buri munsi uko abonye opportunity yo guhura n'itangazamakuru aba agiye kuvuga ukuntu ngo fasha atatowe, noneho yagiye kure ngo bamuhamagaye muri ofisi ngo ni ukubamuhereza ubutegetsi. Ariko ibi byose bikwereka iki? Ese twemere ko bamuhaye ubwo butegetsi? Bari bazi ko hari umuntu wagiye kumanipuletinga igihe icyo ari cyo cyose bakazamuvanaho, kandi kuko niko byari bimeze. Muri diru Kabila bimaze kumugora cyane ibyo guhindura itegeko nshinga n'ibiki byose, bano ba Paul Kagame bo babaga ku madiru. Burya zindi ntambara zimwe mwagiye mubona zo muri Congo na Kabila babaga bari kumwe mu madiru yabo kugira ngo ibyo byose bihoreho. Cyaje kubaho ni kimwe n'uko mu by'ukuri bizeraga ko umuntu afaci bazamushobora kumanipuletinga noneho akaba nk'umukozi wabo, ariko ubundi Kabila yateganyaga ko nka nyuma y'umwaka azaba yamukinduye, ubundi akongera akigarukira ku butegetsi nk'ubusamo. Ibi byose kandi byari biri kuri tabu. Ari na mpamvu mwakunze kubona ko Faca Kiza yari azi izo gemu zose bari bafite, ariko we bibwira ko wenda ibyo bakoze we nta makuru afite. Yari ayafite. Yafashe umwanya umuntu wa mbere, yari azi ko umuntu uteza ikibazo Kongo ari Kagame, ahita amwiyegereza baba inshuti ye, akohereza umugore ndakohereza umugore, akohereza umugore ndakohereza umugore, ngabo bari Kinshasa, ngabo bari hehe. Ariko Faci we yari azi n'ikibazo cya Paul Kagame, aravuga ati tuvuge ko ari frere wacu umunyafurika ufite igihugu kidakize, ikibazo wenda duteza intambara kubera ko nabo bashaka kugira ngo bazamuke, kandi niko bigenda. Uturanye n'abaturanyi b'abakene uri umukire, iyo utabazituriye cyangwa ubahe inka ibakamira, barakwiba byumvikana cyane. Kandi niyo mpamvu ubona ko umuntu wita Faci yaragize gutya akavuga ati reka mpe u Rwanda amabuye y'agaciro ajya atunganyirizwa iwe, ashyire ibyo bita valeri ashute, noneho n'indege za Rwanda yazikoreye muri Congo nta kibazo, ndetse na MTN. Buriya ni uko twe tuvuga ibyo ngibyo gusa, no mu bucuruzi busanzwe inyama zavaga mu Rwanda zijya i Goma, Bukavu, Kinshasa, Kisangani, hehe. Hari abanyarwanda benshi cyane bakoze amamiliyoni $, babaye abamiliyoneri $, kubera isoko ryafunguwe, Faci yari yafunguwe. Ariko umuntu utari Paul Kagame we akagumya kubona ko hari uriya mugabo azajya arusha kongera kumukanga nk'uko bajyaga bakanga bano ba Kabila, ariko ntabwo bari kumukanga kuko niwe bamushyizeho. Bishe uwo bita se entre guillemets, atari na se, bashyiraho uwabo nyine.
kandi kuko ni ibintu bigaragara cyane byagaragariye abantu bose ko buriya ugiye kureba kabira mu by'ukuri ntabwo ari umwana wa kabira pe. Ibi byose ni ibintu twagumye kujya tuyabona ko ibintu bikomeye cyane. Umugabo rero ahura n'abanyamakuru, Paul Kagame yavuze byinshi cyane agavuga ukuntu faci atatowe ngo bamuhamagaye muri ofisi bakamuha ubutegetsi. Ese bamuhaye babishaka? Ntabwo babishakaga byumvikana. Bamuhaye umunyamahanga se? No, bamuhaye umukongomani. Ese ikibazo kiri hehe? Maze Paul Kagame ko atinya kubutanga yabuze uwo abuhereza muri reba umugabo yenda kwikubita hasi ariko we rwose ngo aracyashaka kuwiba mpaka igihe azapfira. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane turimo tureba. Akaba rero yasohoye ku bijyanye ahura n'abanyamakuru ibibazo byinshi byari by'intambara, aho yavuze ngo ntibaze impamvu ukuntu ngo isi yose imuteraniyeho ngo ntabwo arimo kubyumva impamvu baguteraneho nuko umaze kwica miliyoni 13 14 z'abakongomani wongeyeho n'abanyarwanda, kandi kuko ni mu gihe impamvu bakuvuga nuko wishe Kizito, impamvu bakuvuga nuko wishe Rwigara, impamvu bakuvuga nuko wishe Gashagaza, impamvu bakuvuga nuko wishe Rwabukamba, impamvu bakuvuga nuko wishe umuntu bita Ntwari William, impamvu bakuvuga nuko mwishe Christine Fundira, impamvu bakuvuga nuko wasenye Kangondo ya mbere n'iya kabiri, impamvu bakuvuga nuko watwaye imitungo yabo, impamvu bagushobora kuvugaho ni nyinshi cyane Mr Paul Kagame, kandi koko ni mu gihe noneho ubwo akaba yakabaye kuri ibyo bintu byose bigaragara ko iziriya ntambara ngo abantu bagira gute, ngo abantu biba amabuye ngo ntarimo ntagira gute, ariko ibi bibazo bikomeye cyane yirengagije yuko raporo ya ONU ni nayo yabona yamusajije noneho muri reception yaje mu bya human right na UN n'ibiki byose agatangira kubaha amabere ya ba nyina, akavuga ko yabivuze yabatutse kuri ba nyina rwose, ko yababwiye ngo bantu ngo bagira gute. Mwabonye ko Paul Yonemi avuga ko ambisiyo za Paul Kagame automatically mu buryo buri identique ni nka za ambisiyo z'umuntu bita Adolf Hitler. Adolf Hitler yatangije intambara afata ibihugu by'Uburayi yerekeza mu Burusiya ngo ashaka gufatira ibihugu byose akabiyobora. Kagame nawe yatangije intambara ashaka gufata uburasirazuba bwa Kongo bwose, Kivu zombi akazigereka akazishyira ku Rwanda. Exactement filozofi ya Adolf Hitler ni kimwe na filozofi y'umuntu bita Paul Kagame. Izi ntambara zo muri Kongo zabasaba kugera mu mavilaje menshi bakica abahatuye bose, bakizi abantu bavuga ari kwijyana bose bakabamara kugira ngo basigaye babandi batazababuza gukora ibyo bagomba gukora. Ariko mubona ko izi ntambara zabo iyo zo muri Kongo bagiye bagera mu mavilaje ikintu cyitwa umuntu ugaragara wese bakamwica, kubera ko abasigaye baba ari impehe baroroha kugira ngo babayoboke. Ibi rero ushobora ko ari nayo filozofi umuntu bita Hitler yari afite. Wagira ngo umuntu Paul Kagame yasomye igitabo cya Hitler ndetse n'icy'umuntu bita Stalin, ubona ko mu by'ukuri ari ibyo nawe yakoze. Ambisiyo zari za Adolf Hitler zo kwigarura ibihugu byose nizo ambisiyo za Paul Kagame zo kwigarura Kongo. Ibi byose akaba atari ibintu ubona ko mu by'ukuri muri bwa busazi bwiwe tuvuga ko u Rwanda rwongeye kugira Yuhi Mazimpaka. Urangwa mu Rwanda twize kugira umwami w'umusaza akaba n'umusizi Yuhi Mazimpaka waje no kuririmba igisigo amaze kwicira umwana ko atazongera ukundi. Mu by'ukuri ni ibintu ubona ko na Paul Kagame nawe atakiri capable yo kuyobora igihugu, ariko abantu baracyamukomera amashyi, akaba ari byo cyanatumye bajyana mu izi ntambara. Kuko ni mu gihe iyo ubona afata abajenerali 50 akabita ibifobagane imyaka 2-3 igashira, koko ubona ko mu by'ukuri ni umusazi uyoboye abantu bazima. Kandi abanyarwanda niko bimeze nyine, abajyanye mu ntambara. Reba kuntu ibintu bigiye kurangira. Ibi byose kuri radiyo ubumwe nakomeye kugira ngo umuntu bita Paul Kabarebe, umuntu bita Paul Kagame ntirukana Kabarebe nkugira inama ejo n'ejo bundi utazaseba legacy wari warubakiwe, dore ko atari wayubatse, ukaba wayisiga uyisenye. Wabonye ko n'ubundi yabisubiyemo ngo izo mbwa ngo zifatira ibihano ba Kabarebe n'abariya ba Robert Nyamvumba n'ibiki byose patati ngo rara. Umugabo urako umuntu Paul Kagame faca yamubwira ati kusekana ngayete kandi nzakwereka ko bishoboka. Umuntu Paul Kagame afite indwara ya fasciose rwose iramufite,
kuko bimwegaga ko igihe cyose Kagame abonye chance yo kuvugana n'abanyamakuru avuga ngo Faci ngo ntiyatowe, ngo bamuhamagaye kuri ofisi bamuhereza ubutegetsi. Ibi bikwereka ko yarwaye Faci, kandi Faci kuko yamuhamuye n'ibyo koko. Faci yamubwiye ati we wigize umwicanyi, ariko njye nzakwereka ko nshobora kukumanura hasi aho wishyize ntishe abantu. Niba kuri radiyo ubumwe na kumwe kugira mbabwira nti Faci ntumubone ngo nuko bamufatana ibice, we azi umuntu bahanganye uwo ari we, azakina guerre diplomatique économique médiatique, namara kuyitsinda muzabona ko izindi nzira zo zizoroha. Banyarwanda mwe mwese twaranye kuri radiyo ubumwe, muzaba abahamya yo kubihamya. Narabibabwiye kuva izi ntama zitangiye 2021, murabyibuka, babwiye nti bafashe hariya za Bunagana, bageze Rucuro, Kiwanja, baragiye Kanyabayonga, baraje Masisi, bagize gute, bugarije Goma. Nabwo nti mu byihorere, ntabwo avantage ziri kuri Paul Kagame, ko Faci arimo arakina, ari mu ntambara guerre diplomatique, kandi guerre diplomatique nubwo itinda, ariko itangiye gufata byose bigenda byajista. Nibyo mutangiye kubona. Nabo nabwiraga nti Faci yamenye uburyo Dos Santos yarangije Savimbi yegera Abanyamerika, nawe yegera Abanyamerika. Umuntu uta Paul Kagame arasaza, murabibona, kandi kuko afite n'ikibazo gikomeye cyane. Urebye buriya burwayi afite, amaoperasiyo agira, mwabonye ko nubwo arimo avuga ijambo hariya muri reception, umutwe n'ubundi mumenya barongeye kuwukoramo, umenye ko harimo ikintu, harimo fosse, harimo icyobo, urimo wabibona rwose. Umugabo yarananiwe, murabyumva ko nta mwuka uhagije afite, aravuga yitsitsa, murabibona, afite umujinya kuko ba bandi bamuhaye akazi bakamugira igitangaza, nawe akazamura inturugu, akabarambo, akaba ndetse na Schwarzenegger, akaba wa wundi Colonel Braddock muri Porte Disparu, missing in action. Mu uta Paul Kagame buri Abanyamerika, abantu bita ba Tony Blair ndetse n'abantu bita ba Clinton, bamuhaye byose, aricara akiza, ajya muri Congo ararimbagura, mu Rwanda arimbagura, nta kibazo cyari kirimo. Aragenda yumva ko abaye umuntu bita rwose Colonel Braddock muri ya filime bitaga ngo missing in action, ariyo mu gifaransa twitaga ngo Porte Disparu. Murazibuka zirya ntambara muri Vietnam. Paul Kagame rero bamuhaye uburenganzira bwo kwica, ariko ntihagire umukurikirana. Arangije nawe arashyokirwa, aragenda kubera Schwarzenegger, kubera umuntu bita Colonel Braddock, bamwitaga Colonel Braddock, murabyibuka. Ariko ibi byose cyangwa kugira tubabwira ngo Kagame avuga ngo nishe Karegeya, ngo nta politics mbifitiye, nishe Sendashonga yarenze umurongo, nishe Kizito kuko ngiye ntari umuhanzi ngo nshimishe abantu. Ibi byose tugomba tukibaza. Kagame rero hari igihe ajya avuga ibintu kandi akanivuga. Nyuma y'izo mfuzo ko yije kuvuga ngo umena amaraso, ngo yawe akakumiraho, niyo wivuga. Paul Kagame rero ukuntu agiye kurangira, niba wivuze uwo mugani wawuzanye ngo umena amaraso y'abandi, ayawe akakumiramo. Reba Paul Kagame yasaze, mwabonye ibintu yavugiye muri reception byose n'ibiki byose, asigaye yegeranya n'igihugu. Ikibazo ni Paul Kagame arabizi ko ari ikibazo, bamuhaye deal, ariko n'ubu aracyarimo kubera indwara ya Faciose yarwaye, arimo aravuga ngo Faci ngo ntawe deal mwagirana, ngo rwose Abanyamerika ngo bakoze mistake, ngo n'abazungu bandi ngo barimo gukora mistake, ngo ngiye bamukoze mwiza, ngo kandi amafaranga mwamuhaye yose ngo nabereka icyo yakoze. Ariko byose yirengagiza ko mu by'ukuri Faci ntacyo atamuha. Muri Paul Kagame rero ukaba yakomejemo cyane rwose, noneho muri reception yavuga byinshi cyane, azanamo n'urupfu, azanamo ko ngo nagera ari mu ijuru cyangwa ikuzimu ngo azatanga konterandi y'ibyo yakoze, accountability y'ibyo yakoze n'ibiki byose. Of course ngo we ngo yariteguye kera. Paul Kagame, Mr. Paul Kagame, bazakubaza Mutagatifu Kizito, bazakubaza umuntu bita
bigara bazakubaza abanyarwanda bose, bazakubaza abasenyeri, bazakubaza miliyoni cumi na zingahe z'abakongomani, bazakubaza abanyarwanda, bazakubaza indege wahanuye ukicamo perezida babiri, bazakubaza interahamwe wacometse, abatekinisiye wacometse mu nterahamwe kugira ngo jenoside igire ubukana bukomeye cyane, bazakubaza byinshi. Ntabwo nkeka ko mu by'ukuri na shitani kukwakira bizagorana cyane, kuko biragoye. buriya shitani nayo ngo yarebye kagame avuga ngo amamaye burage, ngo kagame ngo yageze kwa shitani, ngo shitani imurebye avuga ngo ya, ngo wowe urarenze, kuko wowe urarenze. ariko kurebye umuntu ufite Paul Kagame, ibintu byo kwica bitangiye mu ntara yo muri Uganda, aho bishe abagande bakabamara hariya za Rubero. Kagame yari ashinzwe iyo bitaga iriya nzu bitaga Bismarck hariya mu Kampala, aho yamaze abantu kenshi, kandi nabo ntimukabone ibintu yita abahutu bose ngo ni interahamwe, ni izina cyita rusange, aho bavuga ngo iyo ushobora kwica inyamaswa, akanyamaswa ugashakira amazina kugira ngo nukica abantu bazabe barakanze. Ibi mubona buri munsi wita abahutu ngo interahamwe, yanakwica bikitwa kuri interahamwe koko, nibyo byabitangiriye kwa Museveni. Bakimara gufata ubutegetsi mu Uganda, bakomeje kwica abagande, ariko muri narrative bavuga ngo ni abo kwa Obote. Ni ukuvuga ngo iyo bagufataga bahita bavuga ngo wa muntu wo kwa Obote, baba bagutwerereye kuri uwo kwa Obote nyine. Ariko mu bintu twaje kubona, Kagame gucomeka abatekinisiye mu nterahamwe za Bakajuga, akazo zicaga n'abantu cyane ku buryo bukomeye, bashyira n'imirambo ku gasozi, kugira ngo noneho abandi bakaba banabyinjiramo nabo bazi, bavuga bati abandi barimo barakora. Nizo sisiteme kwa Museveni bakoresheje. Urabona kwa Museveni nawe baragenda bakambara imyenda yabo kwa Obote, noneho barangiza bakajya kwica abagande. Ibyo babikoze cyane aho bari bageze muri za Ruwero, abagande baranze kuyoboka, baranze gufasha Museveni intambara. Noneho kugira ngo bakurure abagande, byabasabye kwica abagande kugira ngo babereke ko Obote ari umuntu mubi. So zino ngabo za ba Museveni z'abanyarwanda benshi bambaraga imyenda yo kwa Obote, bakajya kwica abagande. Noneho barangiza mu gitondo bakaza kuvuga bati mudufashe twirukane ubutegetsi bwa Obote, turi byo mu kubakorera. Ari nayo gahunda Kagame yakoresheje mu Rwanda, agashaka no kwikoresha muri Congo. Abanyamurenge mubona Kagame yakomeje kuvuga ngo jenoside, ndetse no bano banyamasisi, nuko twahaguye tukavuza induru tukabwira komite internationale ko uburyo Kagame yabikoze mu Rwanda ariko agiye kubikora no muri Congo, ko muri Kishishe bwa Kagame yari yoheje special force zijya Kishishe zica amafumi y'abahutu 370, kuko bari bazi ko abana babo niba bari muri za Wazarendo nabo barajya ku Batutsi bari barahungiye kuri monasteri mu bapadiri hariya imiryango 150. ariko kubera ko amakuru twari tuyafite uburyo gahunda yari imeze, Kagame yoheje abasirikare kuri 700 special force kugira ngo bajye Kishishe bice famiye z'abahutu, noneho n'abahutu nabo bahita bamanuka bajye kwica abatutsi aho bari barahungiye za monasteri. ariko cyaje gushimisha ko amakuru yagereye ku gihe, tanga impuza hakiri kare. Abo bantu bararinzwe, imiryango yararinzwe kugeza igihe IRDF M23 bafatiye iriya Masisi bakagira hariya ku za monasteri, noneho ya miryango 140 yose ikagenda nta n'umwe upfuyemo. Ibi bintu niko byari bimeze mu Rwanda, niko babikoze. Mu Rwanda bantu bari bafite ubukana bwinshi bica cyane, bari abatekinisiye ba FPR gushyira mu mutego MRND n'interahamwe. Kuko niyo system Museveni yakoresheje n'abano banyarwanda bari kumwe kugira ngo bashobore kwigarurira abagande babajoyininge mu ntambara. Baragiye bakajya bambara imyenda ya Obote, yabo kwa Obote, bakageza Rubero hariya bakica abantu. Noneho mu gitondo babakada bagatangira kujya mu bagande bati ntimubona aba bantu muri za Guru, kuko abayoboraga ba Obote bavuga mu majyaruguru, iyo za Guru za Suriyo ruguru hafi na za Sudani, mudufashe twirukane ubutegetsi buvamo na ba Idi Amin n'abandi. Natwe abagande nuko baje gukurikira Museveni, kubera ko kandi mu by'ukuri Museveni n'izi ngabo z'Abanyarwanda bari kumwe nabo Kagame nyine nibo babikoraga. Tubona ko ibyo bakoresheje hariya muri Uganda nibyo bakoresheje mu Rwanda, ariko mu gihe ntabwo bari babizi. Buriya za ntemwe mwabonaga
uwo bita kapiteni Kiyago bari mu nterahamwe hari i Kigali, buriya Rurayi Gasana bari mu nterahamwe i Kigali, bariya ba Tom Ndahiro bari mu nterahamwe, bari mu nterahamwe barebagamo bamwe mu batutsi bajya gusa n'abahutu nibo boherezaga bakaza kwicomekamo, ku buryo muribuka ko interahamwe zigeze gukora ikomunike babwira emenide bati twarinjiriwe, hari abantu barimo bakora ibikorwa tutazi, ugasanga umuntu ari muri Kigali yigize interahamwe ya karabutaka ngo izina ngo yitwa Rukara, cyangwa ukumva ngo yitwa Gisunzu, cyangwa ukumva ngo yitwa ngo Kazungu, cyangwa ukumva ngo yitwa ngo Kibuye, ngo cyangwa ngo Gikongoro, ni uko biyitaga amazina. Kumbe niba ya burigade y'abatekinisiye bari bahoreje mu nterahamwe ahantu hose, nk'uko Rutamira yabivuze ko muri Buriseri bajyaga nka batanu, kandi uko niko byari bimeze. Uko muri uwo mugabo mu by'ukuri mu bintu yavuze, cyane cyane mu bageze muri resebusiyo, noneho yavuze ibintu atutse abanyamerika, atuka abo bose batumye duhagarara hejuru, kuko yavuze ibintu byinshi cyane, ndetse agezeho avuga nk'ibyo gupfa ngo ntawe utazapfa tugira gute, si umugabo ngiye kubona ko byose bishoboka, kandi koko ibi byose mwabonye disikuru yafashe irimo kwikanga, ngo ibi byose twese za South Africa ngo ni gace ngo ni ikimenyetso cy'ibyo twabakorera, ngo uzabitinyuka wese ngo ngiye bazamvana, ariko ibi byose ni ubwoba na Kadafi, niko byagenze abwira abanyamerika n'abafaransa ati ndibuze kuza kuba nk'ururizo mbeba muri Tripoli. Ibi byose ba Sadamu barabivuze, n'uta Paul Kagame rero nyuma yo kumwinginga, gusa ikibabaje ni uko yahawe opportunity, yahawe chances, izina iziri imishyikirano mwabonye kuva za Rwanda, za Nairobi n'i Bujumbura, naye ni chances bamuhaye zo gusohokamo muri bino bintu vema mu cyubahiro, ukabona ko umugabo arangiye. Noneho na Trump ubwo avuze ati intambara za Paul Kagame na RDF mu myaka 30 zihitanye abantu barutabo Hitler n'intambara zwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose bahitanye, kweka ko automatically ari mu rukiko. Trump yavugiye kuri televiziyo, ku mateleviziyo y'isi yose, bavuga bati intambara za Paul Kagame na RDF yiwe imyaka 30 niyo ntambara ibaye ikomeye iruta iya Hitler. Ibi byerekana ko nyuma y'ibyo byose azaba urubanza, none kubabwira ngo nyuma y'ibyo byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, niko kubonye rero mu by'ukuri akaba yagerageje kugira ngo yerekane ko hari akagutuma tubikurikirana. Umugabo ananiwe, ntiri gutangaze ko ibi yakoreye ubushake. Mu gitondo abonanye n'abanyamakuru, nimugoroba bakajya muri iyo reception, ntiri gutangaje ko ashobora kongera kuri irengero ukundi kwezi cyangwa amezi abiri asubiye ku gitanda, kandi ikigaragara cyo bamubonye ku gitanda atameze neza, aho ko byabaye too much, byatangiye gusakuza, umugabo yarapfuye, byagenze gute n'iki byose, bakamumanura miti myinshi cyane n'iki byose. Ariko urebye ukuntu yakoze ibiganiro bibiri cyangwa agiye muri evinoma ebyiri, yavugiye n'abanyamakuru, nimugoroba bajya muri iyo reception, ntiri gutangaza nongera kuri irengero ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri, kandi ikigaragara cyo umugabo he doesn't care, wagira ngo hari icyo ategereje cyangwa azi ko yavuze ngo bazamvana he, nzoza baragiye nawe se azigira nka Hitler ajye muri acide mu ngunguru, bamuyogora ntabwo yabikora, ariko wagira ngo hari icyo azi. Gusa ikibazo ni uko yavuze ngo abanyarwanda mwese ngo nibahaguruke ngo bazapfane nabo, bahaguruke ngo bazapfane nabo. Kandi ibi byose mu by'ukuri Paul Kagame ahemukiye abanyarwanda, Paul Kagame ahemukiye u Rwanda, Paul Kagame ahemukiye abanyafurika, kubera ko ntacyo isi itamuhaye, ntacyo abanyarwanda batamuhaye, icyizere bamugiriye, ariko arabamanuye nka Hitler, abajyanye mu ntambara zigiye gutuma abanyarwanda tuzasigaye mu isura mbi. Wavuga ko abanyarwanda bagiye kumera nk'abanazi ntabwo baba yibeshye. Trump ati intambara za Paul Kagame na FPR yiwe zimaze imyaka 30, zimaze guhitana abarenga miliyoni 12, ati niyo ntambara mbi nyuma y'intambara Hitler, intambara ya kabiri y'isi yose. Ibintu bikomeye abanyamerikazi none tuvuga ko mu minsi ya nyuma Paul Kagame akashaka kuzagenda yisasiye abantu benshi cyane, ariko ikibazo mwabonye ko yaje muri Sicile, abanyarwanda n'abana babi barabizi ko umugabo our guy is finished. Mwonye ko yavuze speech ya muri reception bose bahagaze, ntabwo ari uko bamukunze, oya,
avuga tuzaguherekeza kandi uzagenda. Urebye barimo hariya umugabo yasaze birenze gusa agakoma mu mashyi, ariko ibyo twabibonye twebwe twisobanurira, kandi ibi byose nta kundi ni ya ndwara ya faciose yaje kuba yatuma noneho nawe kwiyakira, Kagame kwiyakira kuva kuri scene internationale bitewe na n'umuntu bita Faci, niho mubona yavanye ngo Faci ntiyatowe ntiyagize gute, nta handi yabivanye nuko Faci yakoze diplomasi ikomeye cyane kugeza ubwo na Paul Kagame basunikiye ku ruhande, kandi byose tukareba. Kandi ikibaje muri byose ni uko komanda Francois ngiye namugira inama, ntagiye ntamubwire agitangiza intambara zitaranatangira rwose, ariko gahunda tuzibona bano ba majoro Ryarasa William arimo yipanga kuzajya kurasa za Rumangabo hariya za Rugari, ubwo twari tuyafite Ryarasa, kandi mbonye ko bamuhembye rwose mu gihe cy'amezi 8 yahise aba general de brigade, uyu mwana yibonye avuye kuri majoro Ryarasa. Iyi ni intambara twakurikije kandi twakavarinze, kandi ntaho nibeshye mu porogaramu yaza gukurikira inama namugiriye ntabwo aba ageze hano, kuko ntagiye ntambwira yirukana akabaye nkugira inama, ejo n'ejo bundi utazaseba, ejo n'ejo bundi utazasiga abanyarwanda mu kibazo. None mwamubonye ibintu amavuga ko rwose abanyarwanda bagomba kuzaba intwari bakazapfa barwana nka bimwe bya Hitler nawe gufasha abana ba rubanda bagasigara barwana, kugeza ubwo abarusiya barimo bigira hariya za Berlin, umuntu bita Hitler, abantu benshi bari barashize abasirikare n'abana b'imyaka 10 13 nibo bari barinze Berlin. Kagame n'ibyo arimo gushaka ngo nibakomere, ngo azapfe bapfanye, ngo bapfa barwana nk'abagabo. Ariko ibi byose navuga ngo nubwo arimo kubikoresha umuntu mubibonye Kagame afite sinye, kuko uburyo yavugaga ko ntabwo bimuteye atuka abanyamerika agira gute, turimo turabibona ko mu by'ukuri umugabo afite ubwoba bwinshi cyane, kandi koko burya abantu ngo bica batinya gupfa, buriya ngo abantu bica cyane bica abantu ngo batinya gupfa. Ibi byose tukaba tuzabibona muri kuri, nkeka ko abo twabanye kuri radiyo imwe mwebwe nta na kimwe kizabihisha, kuko twarabanye twagiye tubabwitinga ibi byose. Nkeka ko komanda Francois nanjye kubabwira nti mutagira ubwoba umuntu Faci kuba militeruma arimo aruzinga, ariko nge nakunze kubabwira nti umugabo yengeje inzu intambara diplomatique, kandi diplomatique izagenda buke buke, ishobora no gufata imyaka 5, ariko nitangira gufatisha bizihuta. Banyarwanda, komanda Francois ntacyo nababeshye, Faci yagarukanye ingufu zikomeye cyane diplomatique, aho ba bandi bashyize Kagame hariya hejuru aribo baje kumwivaniraho. Abantu rero niho twavuga ngo hambwa yerura igiti wisanze mu giti ntuzihutire kwimanura, uzabanza ujye kure wayishyizemo umenye n'impamvu, noneho ugaruke uvuze gahunda. Faci n'ibyo yakoze rero ntabwo yarebye ngo Kagame kubera icyo ari hariya ngo ajye kumanura, ahubwo yabanza kumenya kubera iki yageze hariya. Ntabwo murabibona neza cyane ko Faci yakinnye umukino mwiza, akaba yaje gutera indwara ikomeye cyane Paul Kagame, faciose. Akaba ubona kumwita Paul Kagame iyo ndwara ya faciose ayateranyije n'izindi ndwara yisanganiwe. Umugabo nta bindi avuga ati bigenze gute, Faci ko bamuhaye ubutegetsi bamuhamagaye muri ofisi, Kagame we byagenze gute harya. Ibyo rero tubwira ko mu by'ukuri mu minsi ya nyuma ya FPR izakora ibara, akaba arimo guprepara nkaho we yifuza ko, akabivuze ngo ntiyaba kugenda ngo avagisiga nk'uko yagisanze, nibyo arimo guprepara. Kandi ngo abana basore ngo iki byose ngo niki bagomba gupfa barwana n'iki byose, ariko ibi byose nk'uko tubivuga abanyetse rwose niko babigenza. Nyakadafi yabivuze, Saddam Hussein yabivuze, Mobutu yabivuze, comprenez emotion. Kagame rwose ngo kubera ko u Rwanda narwo bataramiraho bagira gute, yes batarimo ko izi ngabo abana bacu twara muri Congo mu nyungu zawe na bya bisambo by'abazungu musangira imitungo ya Congo bishe miliyoni 12 no mu Rwanda warabamuze. Ibi byose ni tuvuga ngo bose barimo ubwicanyi, tuzababwira ngo ikibazo ntabwo arabumwica, ikibazo ni iherezo ryanyu. Nk'ibisanzwe rero mwakumwe nanjye Francois mutuye mu kuruzi bwa radiyo ubumwe, narinje aje kubaganiriza by'igihe gitoya. Amakarito yabaye menshi cyane, kuriya mugabo yavuze ko ngo tuba twibereye ngo mu makamyo, noneho ngo rwose ngo tugatana ngo n'akashashi ngo kahambaga, ariko twamubwira ngo abaminisitiri biwe bakorera ngahe ku buryo yavuga gutyo, warabizi neza. Ntabwo bisaba gufobagana kugira ngo ubeho hano aho tuba twebwe, ntabwo dusaba gufobagana. Abariya abaminisitiri biwe n'abajenerali biwe yagize kenyeri
baba generali cyenyege, baba koloneli cyenyege, baba majoro cyenyege badakadiriya ngo ubone ko umuntu yabaye mazimpaka. Paul Kagame ni amateka yisubiyemo, ni yuhi mazimpaka ugiye kureka igihugu cyacu. Ikibabaje cyane kandi ni bano ba generali cyitwa ngo bafite ayo mapeti ya etekisirwa, nakunda kubivuga cyane ubu banayifunze. Ariko ibi byose igishimishije ni uko twabivuze ntore ntorekazi, nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Badepite, basenateri, mwicaye mubizi ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza, kandi ntabwo ari kera. Kagame azagenda, FPR izagenda, aho kurwana n'abanyarwanda bizahoraho. Murakoze cyane, mwibuka gukora subscribe, like and share no gusiga komanteri, na hejo buriya tugaruka mu kiganiro n'ubundi.